Yesu Kristo nashimwe. Ku mazina yanjye nitwa Jeanne d'Arc Nshuti Ingabire. Kuba mbonye ubwa mbere, ndi umukristo ndagana mu gihugu kijya mu ijuru. Nkunda Imana kandi ngakunda n'abantu bayo. Nifuje rero ko uyu mwanya twaganira ijambo ry'Imana. Banje gushimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko hariho benshi batambutse bageze ahacecekerwa, hari na benshi kandi batabashe kubona uyu mwanya. Imana yo mu ijuru rero nihabwe icyubahiro, nta kindi tubikesha. Hari umugenzi wanjye ujya ukunda kuvuga ngo n'aka kajisho niyo, kuri n'aka kajisho niyo, kuramuka niyo tubikesha. Imana nishimwe. Hari icyatumye rero njye nawe uyu munsi idusiga, hari icyatumye njye nawe uyu munsi turiho duhumeka umwuka w'abazima, nuko hari ikindi kintu Imana idushakaho. Imana yo mu ijuru nishimwe. Tugiye kuganira rero amagambo ari mu gitabo cy'umukozi w'Imana. Akita ngo ni umukozi w'Imana, ni umukiranutsi Yobu. Imana yo mu ijuru nishimwe. Munyemerere rero kugira ngo tubyumve neza, dusome ibi bice uko ari bibiri, ntago ntinda, ndagerageza kwihuta. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Igice cya mbere. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, yo bakabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga, banyweye vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri yo biti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo. Maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akimara kubika ibyo, haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga, haza undi ati, abakaludaya biremyemo ibitero 3, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga, haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkuru y'umuyaga iturutse mu butayu. Haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye.
Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubitekereza ku Mana. Imana yo mu ijuru ni ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Reka dusome igice cya kabiri. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa ube ari bwo wirinda. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urugero rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Hakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mbese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Imana yo mu ijuru nishimwe. Nuko inshuti za Yobu eshatu zumvise ibyago byose byamuteye, ziraza, umwe aturutse iwe, undi we. Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushushi na Zofari w'umunamati basezerana kujya kumuririra no kumuhumuriza. Barambuye amaso yabo bakiri hirya, basanga yarahindanye, baramuyoberwa, batera hejuru barira. Bose bashishimura imyitero yabo, bitera umukungugu ku mitwe no mu kirere, maze bicarana nawe hasi. Bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi nta wagize icyo amubwira, kuko babonye umubabaro we ukabije cyane. Imana yo mu ijuru nishimwe. Nasomye ibintu byinshi, ariko nagira ngo tubyumve neza, dushyikire ububabare Yobu yagize. Ariko Yobu ngo ntiyihakana Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe. Yobu ntabwo yihakanye Imana mu byo yanyuzemo byose. Yobu yakomeje gukiranuka kwe. Nanjye aya magambo nayahaye titiri ivuga ngo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Amen. Iyo ugeze rero mu bice 27 ukareba umurongo wa 6 kugera ku wa 7, Yobu muri iki gitabo cya Yobu yaravuze ngo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Imana yo mu ijuru nishimwe. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Ntabwo nzi ibihe urimo uyu munsi, ntabwo nzi ibyo urimo kunyuramo, ariko ijambo riratubwiye ngo gukiranuka kwanjye ntabwo nzakurekura, cyangwa se gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo iminsi yanjye y'ubuzima bwanjye bwose, iminsi yanjye yo kubaho kose, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Ijambo ry'Imana mu migani ryaratubwiye ngo, nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba gupfuye ubusa. Imana yo mu ijuru nishimwe. Yobu yanyuze muri byinshi bibabaje, bishobora kuba wenda byarananyuzemo bake, ariko nk'umunyarwandakazi uzi amateka y'igihugu cyacu, nemera ntashidikanya ko hari abantu babayeho ubuzima nk'ubwo Yobu yanyuzemo, kandi kugeza na n'isaha abakiriho bakibihagazemo neza, cyangwa batambutse bativanyeho ubunyangamugayo, bakomeje kuba abakristo beza. Imana yo mu ijuru nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Natwe biradusaba rero ngo uko byagenda kose, ibyo tunyuramo byose, tureke guteshuka ku kwizera kwacu, tureke guteshuka ku murongo twiyemeje wo gukurikira Imana. Reka gutesha agaciro ibyo wakiriye muri wowe n'ibigeragezo urimo kunyuramo, uhesha Imana icyubahiro. Birashoboka ko nawe waba uri mu bihe Satani yaragusabye
kuko nemera ntashidikanya ko umukristo wese w'ukuri, umuntu wese wirinda ibyaha w'umukiranutsi, ibigerageza anyuramo Imana iba ibifitemo uruhare. Ndabihamya ko Imana iba ibifitemo uruhare, kuko nta kigeragezo cyakugeraho uri umukiranutsi w'Imana itaritse ngo kikugereho. Byashoboka rero ko uyu munsi nawe uri mu bo Satani yasabye, akaba arimo aravuga ati reka ngerageze Jeanne d'Arc, reka ngerageze Charlotte, reka ngerageze Claude, reka ngerageze Paul. Ni amazina ndimo ntekereza mu mutwe wanjye, nta muntu n'umwe ndimo ndavugaho, kugira ngo arebe ko warekura Imana yawe. Imana nayo ikamureka avuga ati ariko ubugingo bwa Paul ndabukomeje. Ubugingo bwa Paul ntubukore kugenda ukore ku bindi byose, uriya ni umukiranutsi wanjye ndamwemera. Byashoboka rero ko Imana igufitiye icyizere wowe ugatangira gutakaza icyizere. Ndakwinginze ngo wite icyizere, kuko Imana nayo ubwayo irakigufitiye kandi ni umuremyi, ibasha kukurwanira mu makuba no mu byago. Twibuke neza Meshake na Abedenego na bagenzi be uko babayeho muri kiriya gihe, ukuntu babwiye umwami, baramubwira bati Nebukadinezari, ntabwo dufite gupfukamira icyo gishushanyo cyawe, ntabwo dufite kugira icyo tugusubiza kuri ayo magambo yawe. Hari igihe Satani adushotora kugira ngo arebe ko hari ibyadusohokamo bibi byo gutesha Imana agaciro no kwirengagiza ubuntu twagiriwe. Ariko nagira ngo uyu munsi ngo ukomeze, kandi nanjye ntisize, dukomerere mu mwami twemeye, twambara imbaraga z'Imana. Haleluya! Twambara imbaraga z'Imana, dusaba Imana iduha imbaraga, kandi Imana irabishoboye, ishoboye kudushyigikira. Yashyigikiye umugaragu wayo Yobu. Reba Yobu, kugira ngo abure iriya mitungo yose mu gihugu cyose, bari bamuzi ko Yobu ari umugabo w'umutunzi, kandi bari bamuziho nuko ari umukiranutsi. Nta nubwo tutakomeje ngo urebe bari abagenzi be ukuntu nyuma bamugarutse bakavuga bati ntibishoboka. Ibintu nk'ibi ngibi ntabwo byaba ku muntu ukorera Imana, ntibyaba ku mukiranutsi nka Yobu. Nawe birashoboka ko uyu munsi bakubwira bati hari ibyaha udukinga, ibirimo kukubaho ibyo ari byo byose ni ingaruka z'ibyaha byawe, hari ibintu urimo kudukinga. Ariko ndagira ngo nguhumurize, Imana irabizi kandi izakurwanirira, batangare baze kugusaba imbabazi, cyangwa bafatanye nawe gushima Imana, kuko izabigutabaye babireba. Izagutabara ikumareho n'inkovu z'ibihe. Imana yo mu ijuru nishimwe, izagutabara ikumareho n'inkovu z'ibihe. Aho umaze igihe wishimisha urujyo, Imana irahazi. Nijya kuguha umubiri, izaguha umubiri nk'uw'uruhinja, ubwo ndavuga mu buryo bw'umwuka. Nijya kugutabara, izagutabara bose batangare. Iyi saha barakuryanira inzara, bakavuga bati birashoboka se yasenga akagira umugore wamunaniye kuriya, yasenga se akagira umugabo umeze kuriya, yasenga se abana be bakamera kuriya. Ariko rindira gato, Imana nijya kugutabara bose bazatangara. Wowe guma kwibanga, ugumane ku cyo wavuganye n'Imana gusa, ugume kwizera Imana. Kandi aba bagaragu b'Imana baravuze ijambo ryankomeje cyane, baravuga ngo Imana yacu ibasha kudutabara, ibasha kudukiza amaboko yawe, ibasha kudukiza uyu muriro, ibasha kudukiza muri ibi bigeragezo turimo. Ariko kandi naho itadukiza, ntabwo dupfukamira icyo gishushanyo. Naho Imana itadutabara mwene data, tuzajye mu ijuru. Tuzajye mu ijuru tutiyanduje. Hari izina twemeye, hari Imana twiringiye, hari Imana twategereje. Ndagira ngo nkwinginge uyu mwanya, naho uyu munsi mu byo waba urimo byose warenda upfa ukibirimo, uzajya mu ijuru. Reka kwiciraho iteka, ureke gusubira inyuma. Navuye mu nda ya mama, nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama, nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Nakubwiraga ngo ntiwikureho kuba inyangamugayo. Hari imyaka umaze muri icyo kigeragezo, hari imyaka umaze wihanganye, ariko nagira ngo nkubwire ngo komeza wihangane. Isaha y'Imana nigera, ni ukuri uzabireba utangare, uzabishaka ubibure, abanzi bawe uzabashaka ubabure, ibiguhiga uzabishaka ubibure, ibikurwanya uzabishaka ubibure, ibyari biguhetamishije ibitugu uzabishaka ubibure. Weme nawe ujye wakwitwikurura, wikureho umwambaro mubi, kuko Imana izaba igutwikuruye, ugaragare nawe, ugaragare ko wabanye n'Imana koko. Ni ukuri kose nta kintu Imana ikorera
ubusa, nta kintu Imana ikunyuzamo itagifitemo inyungu. Kandi kuri ibyo niba ibigeragezo byawe cyangwa ibigeragezo byanjye ari ibyirato by'Imana yacu, Imana yawe mu ijuru nishimwe. Niba Imana ibasha kukwirata ikavuga ngo mfite umugaragu wanjye, mfite umuja wanjye unyubaha iteka, nubwo Satani wamugerageza ntabwo azivanaho ku bunyangamugayo, ntabwo azarambika ubukristo hasi ngo anteshe agaciro mu bamenye. Imana yo mu ijuru nishimwe. Niba ibyo bintu Imana ibasha kubyirata uko nguko ikirata kuri Satani, nawe hagarara kigabo, uhagarare mu mwanya wawe, hanyuma rero utegereze gukora kw'Imana. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabashimiye mwese ababana nanjye mu kwamamaza Yesu Kristo. Nta wundi murimo mwiza uruta uyu nguyu, nubwo umwanya uba mutoya, ariko ntidukwiye kuburira Imana yacu umwanya. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga akavuga ati njyewe rwose mbabarire, ibintu by'amawudiyo, amavidewo ni byinshi cyane, ariko nyamara muzabicunge neza, ntago babura umwanya wo kujya kuri ya mihanda kumva amakuru atari bugire ikintu amarira ubugingo bwabo, kumva amakuru atagira ikintu amarira umuryango wabo, kumva amakuru atari bugire ikintu nabuze abungura mu bukungu. Imana yo mu ijuru rero nitugirire neza, kandi ni ukuri ndabakunda, kandi Yesu Kristo ndabizi neza ko bakunda kundusha. Imana yo mu ijuru nibane namwe, mugire umunsi mwiza. Amen, amen.